Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Dushimiye Imana kubw'igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha Imana yaturemeye. Imana data nihabwa icyubahiro. Turabashimiye namwe, tubahaye n'ikaze kuri uyu murongo. Tubahaye ikaze inshuti zacu, abakunzi ba Pentecote Philadelphia, abakozi b'Imana dukorana umurimo, abavuga butumwa, abanyamasengesho, abadusengera, batwingingira Imana, badushyigikira kugira ngo tubashe kuboneka buri munsi. Imana y'amahoro ibaha umugisha, tubahaye ikaze. Ni Pastor Gatera Jose nkuko bisanzwe, guturuka muri Pentecote de Réveil Philadelphia. Turashimira Imana y'amahoro. Imana yacu nishimwe cyane. Kuryama no kubyuka tuba tubizi neza ko ari ubuntu bw'Imana. Ubwo rero turabishimiye. Iyo turyamye tukabyuka, tukabona turagenze, tukabona turakanura amaso, nta muntu turandase, tukabona amaboko yacu ni mazima n'amaguru, ibyo ni ubuntu Imana ibitugiriye. Ibitwongeraho indi minsi kugira ngo tubwire abantu neza y'Imana. Rero reka dusenge kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Reka dusenga Imana. Urakoze Nyaguhora ku ngoma, urakoze Kristo wera. Tugushimiye igitondo cyiza, tugushimiye umunsi mwiza, tugushimiye ineza yawe ugenda utwereka uko bwije n'uko bukeye. Tukweretse iki gitondo, turasengera imitima yose idukurikirana, inshuti za Kristo zose, abakunzi b'umusaraba, mwese Kristo abagirire neza. Turabasengeye kugira ngo umwuka w'Imana babonekeho, imbaraga za Kristo zizura ibyasinziriye, zizura ibisinzire, zizura ibyapfuye, uyu munsi zigaragariza abantu imbaraga zizura, imbaraga zikiza, imbaraga z'Imana ziboneke ku bwoko bwayo. Abakwiringiye bakubone, abacitse intege wongere ubazure bagira imbaraga, abatakaje impano, abacogoye mu mubiri no mu mwuka. Imana yo mu ijuru ishobora byose yatanze Kristo nk'umwana wayo kugira ngo umwizera atazapfa urupfu rubi, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Reka uyu munsi ukora igitangaza ku bantu bawe, wigaragaze, wiyerekane, abarwayi bakize, abashonje bagaburire, buri muntu wese abicyaremwe gishya uyu munsi tukubone. Urakoze Mana, dusengeye umukozi wawe, ujye umukoresha kurushaho, ujye umukoresha Mana, umukoresha kurushaho, ujye umukoresha tukabibona. Turamusengeye, turamwingingira Imana data kugira ngo icyo washatse kutugezaho giciye muri we Mana ugisohoresha ineza yawe. Tumuteretse mu bise by'amaraso ya Kristo. Tuguhaye ikaze na karibu mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kwakira umukozi w'Imana nkuko bisanzwe, Pastor Serugendo Dismas niwe ugiye kutubwiriza. Tumuhaye ikaze, Imana iguhe umugisha. Murakoze. Turabashubuje bene data, igitondo cyiza Imana yatugiriye neza tubashe guhagarara mbere yanyu. Turayishimiye kandi tubifuriza umugisha n'amahoro w'Imana bane namwe. Tugiye kuganira ku bw'ijambo ry'Imana. Mutwe wacu utwereka urukundo rw'Imana ku muntu, cyangwa se ku muntu umwe, urukundo rw'Imana ku bantu. Ni ijambo tumenyereye, ariko reka twongere turyumve neza, turisobanure. Ni Yohana 3:16 ijambo riratubwira iki? Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Navuze ko ni ijambo usanga tutayihesha agaciro uyu murongo. Bamwe babyandika mu gikuta, bamwe bashyira mu mamodoka, bamwe babivugira mu kanwa. Ariko ni ijambo rimwe rikomeye ku buzima bwacu twebwe abari mu isi. Bavuze ko umutwe w'ijambo iki gitondo, urukundo rw'Imana ku bantu bayo. Imana yaremye isi kubw'urukundo,
rwayo, natwe iturema mu ishusho ryayo, uko ijambo ritubwira, uko yavuze turemye umuntu mu ishusho ryacu, ishusho ry'ubutatu butagatifu. Nuko twese twangana hano abari mu isi, ariko Imana yaraturemye mu ishusho ryayo. Umuntu wa mbere yari Adamu na Eva, babayeho bakoze nabo ikitahesha Imana agaciro, batakaza kizere Imana yari yabafitiye, batakaza bwiza bw'Imana bari bafite mu bustani bwa Edeni, birukanwa mu bustani. Bamaze kwirukanwa bagiye hanze y'ubustani bwa Edeni, Imana ishira abamarayika kurinda ubwo bustani, bafite inkota y'umuriro. Adamu na Eva batazongera kugaruka mu bustani bwa Edeni. Batangiye buzima bw'imibabaro, bw'ibyaha, bw'imibabaro, bwo kuvumwa n'Imana, buba buzima butari nk'abundi bari bafite mu bustani bwa Edeni. Batakaza amasezerano, batakaza migisha, batangira buzima bw'imibabaro. Baza kubyara abana, Kaini na Abel. Kaini yisha murumuna we, birongera tena kubabaza Imana. Abisi bamaze kugwira ku isi, nabo bahinduka babi, bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Mbese isi yakomeje kugenda mu buryo bwo kutubaha Imana no gukora iki? Ibyaha. Bisobanura iki? Iby'Imana idashaka mwanya tubikoze, tuba dukoze icyaha. Ndukibe, ukiba ni icyaha. Ndukice, mugihe nishe ni icyaha. Imana iza gushyiramo itegeko ku batubanjirije. Uko wakoraga icyaha, yajyanaga igitambo ku batambyi, bakamusabira imbabazi. Muko kusa icyaha cyatumaga abantu bakurwaho bwiza bw'Imana. Kongera tena ubwo bwiza bukugarukeho, wagombaga gushaka igitambo ukajya gusaba imbabazi mbere y'abatambyi, bakakusabira ku Uwiteka. Ariko umuntu wabaga utafite igitambo, ukennye, bamwicishaga amabuye. Imana igashiraho itegeko babe batanga inuma. Ariko usanga nabyo bamwe bakicwa bazira ibyaha kuko nta numa babonye. Ibyo byahaye Imana kubabara ku giti cye tena. Na wundi waremye abakene, na wundi waremye bakire. Aratekereza buryo bwo kutwitangira igitambo kizahoraho iteka ryose. Turi mu minsi yo gutegura minsi mikuru ya Pasika. Jésus adufashe tusobanukirwe ipasika buryo buriho. Pasika kuva na kera Abisirayeli bizizaga minsi mikuru ya Pasika mu gihe bibuka buryo Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Kandi Imana babwira icyo kimenyetso cyo gusiga amaraso byatumye byari kimenyetso Imana yakoresheje mu gihugu cya Egiputa. Buri muntu abage umwana w'intama ashire kimenyetso ku muryango we. Marayika mugiye murimbuzi yaje kubera icyo kimenyetso cy'amaraso, aho yasangaga amaraso nago yarimburaga. Yamenyega ko iki kimenyetso ni cy'ubwoko bw'Uwiteka. Nyuma y'ibyo Imana iza kubwira Abisirayeli, Mose, muzabe mubikora gutyo igihe cyose mwibuka musi mwavuye muri Egiputa. Abisirayeli bizizaga iyo Pasika yabo, ariko ntabyo byaje kugera bitakigira agaciro. Ikabamo Pasika yo kurya no kunywa, kutahesha agaciro y'amaraso y'umwana w'intama yabamenekeye mu icyo gihe.
turavuga natwe mu gihe abatubanjiriye bicishwaga amabuye kubw'ibyaha, Mana ikaza gusanga arimo abantu batishoboye babura icyo gitambo cy'intuma, bakicishwa amabuye kubw'ibyaha. Rukundo rw'Imana ku bantu bayo, Mana ikatekerereza buryo bwo gushiraho igitambo kihoraho iteka ryose. Reka tube bagufi kubw'urukundo rwayo ku bwacu, niyo twasomye iri jambo. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Mana yakunze abari mu isi cyane. Ntabwo yadukunze igice, yakunze abari mu isi cyane. Byatumye yitanga umwana wayo w'ikinege. Kubw'urukundo rw'Imana yadukunze cyane, byatumye yitanga umwana wayo w'ikinege. Sinzi nimba washobora kurekura umwana wawe w'ikinege, ariko hano bigaragaza kuko Imana yadukunze. Tekereza neza kubwira ijambo kandi urisobanukirwe neza. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye yitanga umwana wayo w'ikinege. Ndawundi wa kabiri, ndawundi wa gatatu. Umve impamvu byatumye yitanga mwana wayo w'ikinege. Nuko yakunze abari mu isi, kugira ngo umwizera wese atazarimbuka. Mana yatanze Yesu kubwo yadukunze cyane, kandi impamvu no kugira ngo umwizera wese atazarimbuka. Kurimbuka kuzabaho, kurimbuka kwanditswe, kurimbuka turabizi ko dukorera Imana, turizi ko turi ku iy'isi, ihererezo ry'iy'isi rirahari. Turabizi ko Yesu yagiye avuga ko ndagiye kandi ngiye kubategurira, ariko nzagaruka kubajyana. Yatanze kuko yakunze ab'isi cyane. Wicare ku isi wumva umenye ko urukundo rw'Imana ruri kubawe n'abandi. Byatumye yitanga mwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atazarimbuka. Tube ku isi tumenye ko kurimbuka kuriho, urwo rubanza rurahari, ariko dukora ibyiza tutazarimbuka. Inzira tubanze twizere Yesu, kugira ngo umwizera wese atazarimbuka, ahubwo ahawe ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe. Impamvu yitangiye umwana wayo w'ikinege atuberera igitambo, no kugira ngo umwizera. Imisi usanga abantu abisi bose tutahesha Imana agaciro nguko bikwiriye, ariko nimba turiho ni kubw'Imana. Hari umuntu umwe, sinzi nimba twavuganye nawe ejo, mu byo twavuganaga namubwira kuki ukunda amafaranga. Yavuze utakunze amafaranga wakunda iki? Navuga mbere na mbere ugomba gukunda Imana. Kya kabiri nuko namubwiye kubwanje ugakunda umufasha wawe. Ati umufasha wamutungisha iki utabanje gukunda amafaranga? Se amafaranga yaremwe nande? Ninde ukuha imbaraga zo gushaka amafaranga? Ntabwo ari Imana. Acha iyo ndabona umeze nk'umuntu usenga. Nuko yanshubije. Ndavuga nawe uragoye. Mu gihe udakunda Imana, nuko ndabizi ko ifaranga rigira umumaro kuwifite, ariko utuha ifaranga ni Imana. Utuha imbaraga zo gukorera ifaranga ni Imana. Utuha amahirwe yo kubona ifaranga ni Imana. Nimba uriho ni Imana. Aribo abantu batahesha Imana agaciro. Mbere na mbere abanzi Imana, ibindi bizaza nyuma. Ugakunda n'uwo mufasha wawe, n'abana nawe tutafite ifaranga. Ariko mumva urukundo rw'Imana, kuko yakunze ab'isi cyane, byatumye yitanga mwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atazarimbuka. Kurimbuka kuzabaho, dukorera Imana, ariko tumenye ko nyuma y'ibi azaba urubanza. Fobya by'Imana, ariko menye ko nyuma y'ibi azaba urubanza.
tuka abakozi b'Imana, ariko umenye ko nyuma y'ibi byose azaba urubanza, kandi kurwo rubanza nta ruswa ruzabaho. Izera Kristo, kuko umwemereye ukamuha buzima bwawe, ukamumvira, ukamubaha, ukamukorera, niwe uzakuha amahirwe yo kutazarimbuka, ubone ubugingo buhoraho. Kuva kera turi abana bato ya myaka 50, navuga nazinga zirenze myaka 50 irenze, tumva abakozi b'Imana babwiriza abantu ku by'ubugingo. Na n'ubu itoro ry'uyu munsi ntabwo ryigisha abantu gukora amabi, yigisha abantu gukiranuka, musumwe azabone ubugingo buhoraho. Iyo ni ijambo twashatse kukwereka ko umenye ko nimba uri mu isi, n'Imana yakuremye kandi yakuremye mu ishusho ryayo, kuko yagukunze cyane byatumye yitanga mwana wayo w'ikinege kugira ngo numwizera uzabone bugingo buhoraho. Tuve mu byaha, na mahoro y'ibyaha, na mahoro y'umunyabyaha. Ikizatuma abantu barimbuka ni ibyaha. Ikizatuma abantu batabona ubugingo buhoraho ni ibyaha bakora ku isi. Turimo kwitegura Pasika, numva ari ibintu byinshi tubona bikunda kuhinduka muri bihe bya Pasika mu bihugu byinshi bitandukanye. Iki cyumweru cyari cyumweru cyo bantu b'amatorero menshi n'amadini binjiye mu mwuka wo gusenga. Bamwe baravuga ko ni inzira y'umusaraba, baribuka imibabaro Yesu yahuye nazo ku bwacu twebwe. Nta cyaha Yesu yakoze kimbabaza, nuko abantu abo mu itorero tutakihesha Imana agaciro, tusobanukirwa mirimo myiza yakoze, urukundo yatweretse yo kutwitangira mwana wayo w'ikinege, kugira ngo nitumwizera tutazarimbuka. Mbese bitugaragariza Yesu niwe nzira, n'ukuri, n'ubugingo. Sigaye numva abantu benshi bazana impaka. Nta muntu wazana impaka ku ijambo ry'Imana, kuko utarabaho Imana yari yamaze gutunganya inzira kera. Utarabaho ijambo ry'Imana ryari yamaze kuvugwa, kandi abavuzi iby'Imana bayoborwaga n'umwuka. Sasa wewe waje uyu munsi utangiye kuhindura ko Pasika ntago ni kinyoma. Yesu atubabarire. Yesu yaciye mu nzira nyinshi natwe tubona agakiza. Twarabo kurimbuka kubw'ibyaha, kuko tumvise ko abakera wakoraga icyaha wese byamusabaga kutamba igitambo bamusabira imbabazi imbere y'Imana. Ariko utagiraga icyo gitambo yicishwaga mu mabuye. Kubw'urukundo rw'Imana tena ku muntu, yongera kutwitangira mwana wayo w'ikinege. Yesu ashimwe, kuko yemeye nawe kumvira, akaza mu isi turimo, akavukira ku muntu, akura muri isi, aca mu nzira y'ibibazo n'imibabaro. Yesu nawe ajya kubatizwa nk'abandi. Yohana arasaba Yohana kumubatiza. Yohana ashaka gutinya, ariko amubwira uwemere ubikore usohoze gukiranuka k'Uwiteka. Abatizwa nkatwe, abatizwa mu batizo w'amazi menshi. Nyuma yo kubatizwa aruzura mbaraga z'umwuka wera muri Yorodani. Ijwi riravuga, riva mu ijuru, riravuga ko uyu ni umwana wanje ngunda kandi ngamwishimira. Zindi mbaraga zimumanukiye, azamuka ku musozi, arasenga amasengesho. Satani aramugerageza ariko aramunesha kubw'ijambo ry'Imana. Yesu ahamagara intumwa 12, tangira kubatoza, tangira ivuga butumwa,
azura akiza abarwayi, ahumura impumyi, ahagurutsa ibirema, azura Lazaro, azura mukobwa wa Yayiro mu zindi mbaraga abakera batagiraga. Ababarira bigisha abantu inyigisho zo gusaba imbabazi, yigisha abantu inyigisho z'urukundo, yigisha abantu inyigisho zo gukora iki, zo kubabarira no kugenda nguko Imana ishaka, yigisha abantu inyigisho yo kubona ubugingo buhoraho. Yesu ni umwami w'amahoro. Yesu yari umwami wagiriraga abantu impuhwe, yababazwaga n'ibibazo asanga abantu bafite, ariko nyuma yayo abantu baje kumuhindukira, baramurega binyoma, bamucira urubanza rwo gupfa. Abantu baremera ko abajura babarekure, ariko Yesu akora iki? Abahambwe. Iyo yari imirimo ikomeye Yesu yakoze ku bw'itorero, yadupfiriye tubashe kubona igitambo kizahoraho iteka ryose. Turimo kubona itorero ririmo kugenda rihindura imico, myifatire itari myiza. Abavuga butumwa barimo gukomeza kwigisha ibintu bitari inyigisho za Kristo. Nimba twitwa itoro Pentecote, ni itoro ryizera imirimo yose Yesu yakoze, ni itorero ryemera inzira zose Yesu yakoze. Nimba witwa mu Kristo, ugomba gukora ibyo Kristo yakwigishije. Ntago waba mu Kristo unywa inzoga, ntago waba mu Kristo usambana, ntago waba mu Kristo uroga, ntago waba mu Kristo wiyoberanya, ntago waba mu Kristo utishimira mugisha wa mugenzi wawe. Nimba yaje kudupfirira ku musaraba, ni ukuvuga ko amaraso ye yameneke, tubone gitambo kizahoraho iteka ryose, tubabarirwa ibyaha byacu. Iyo niyo mission Yesu yazanye. Nimba natwe twemeye twizeye Yesu atuberera umwami n'umukiza, ni ukugira ngo tutazarimbuka, ahubwo tubone ubugingo buhoraho, tureke ingeso zacu mbi. Itorero rubona abantu babaye babi, basigaye batugereranya n'abapagani, kandi twebwe dufite itegeko tugomba kugenderaho. Nimba twizera Yesu Kristo kuba mwami n'umukiza, ntago tumvise ko Yesu yibye. Yesu ntago yakoze escroquerie ku isi. Yesu ntago yabaye menteur ku isi, ntago yabaye muhanuzi w'ibinyoma, ariko yabaye mu mwuka wo kwigisha abantu ijambo ry'Imana ry'ukuri, hakahora harara ku musozi asenga Imana, ashaka imbaraga. Mureke impaka ku by'ibintu by'Imana, kuko tutaravuka ijambo ry'Imana ryari ririho. Yesu atugirire neza. Nimba turi mu iki cyerekezo cyo kwibuka imibabaro Yesu yahuye nayo, kwibuka Pasika yacu ntabwo ari yo kurya no kunywa. Ubu hari abantu barimo gutunda amayoga, hari abantu barimo gutegura masale bazajya gukoreramo biziza Pasika, ariko banywa inzoga bagasinda. Torero Pentecote, tukanguke, tusobanukirwe tena ijambo ry'Imana. Imana yakunze abisi, niyo mpamvu yitanze mwana wayo w'ikinege, kugira ngo abazamwizera batazarimbuka, ahubwo bahone ubugingo buhoraho. Biragatsindwa tuzaza kurimbuka kandi twitwaga abakozi b'Imana. Twabaga mu itoro Pentecote, musumwe abandi bagende, twebwe dusigare. Si uratekereza iki kubwe iyi Pasaka? Iyi Pasaka niyo gutunganya bugingo bwacu. Aho twari twazimye, twongere tena kubwira Imana utuzure. Kuko Pasika ni ukwibuka urupfu rwa Yesu no kuzuka kwa Yesu Kristo. Ntabwo ari ko kurya no kunywa gusa. Ni byiza kurya ku muntu w'ibifite, ni byiza kwambara umwenda mwiza, ariko tunganye ubugingo. Yesu atushoboje. Yesu atugirire neza. Amen. Yaciye mu mibabaro myinshi. Yesu arambika ubusa. Yesu yambitswe ikamba rya mawa. Yesu arikorera umusaraba, arababara, kuko nawe yari yambaye umubiri.
cyubahiro cyo mu ijuru yari yawushize hasi, yambara umubiri nk'umuntu, harya ibyo kurya by'iyisi ku bwacu twebwe. Bibiliya imwemeza ko nta cyaha yari afite. Reka tusome Luka 23 murongo wa 27 kugeza ku 28. Tumva ijambo ry'Imana. Inzira y'umusaraba yari imibabaro. Yesu yikoreye umusaraba uremereye, giti kibisi kiremereye, kandi agenda kubitwa. Bandu baramusuzugura, bibagiwe ko yasengeye abana babo bagakira, bibagiwe ko yazuye abana babo, bibagiwe ko ababo bari bahoshwe n'imyuka mibi, impumyi zabaga mu miryango yabo Yesu yarabasengeye bakabona. Kuki tufi abantu turi babi, tukunda kwibagirwa ineza y'Imana. Yesu arikorera umusaraba, ababaye ariko arihangana, akomeza urugendo, agomba kugeza musaraba Goligota. Ninde wundi twagomba kubona itorero iminsi ishusho rya Pentecote? Oh Jésus, sinzi kundu njye ndimo kubyumva ku mutima wanje. Mani tubabarire. Hari abantu barimo kwitirirwa zina ry'Imana kandi bakora ibibi. Ngatekereza avuga ko nimba Imana yari kuba umuntu, ni kudegrade aba bantu bose akabakuramo iryo zina rye. Reka tumvirira ijambo. Ari mu nzira y'umusaraba, yikoreye umusaraba. Abantu benshi baramukurikira. Hari abantu bagiraga agatima ko kwibuka iyo mirimo, suko yanzwe n'abantu bose. Sewe wicara umenya ko Yesu yagukijije uburwayi, umenya ko Yesu yagukwiriyemo abadayimoni, umenya ko Yesu yagukijije urupfu, ariko niwe wa mbere umwakana, niwe wa mbere urimo kumukoje isoni, niwe wa mbere urimo kutukisha butumwa bwiza. Mane tubabarire. Pasika navuze si yo kurya no kunywa, no kwisuzuma tukihana ibyaha. Itorero mureke byubahiro mbere y'Imana, ukuriye cyubahiro ni Imana. Ibyo dufite byose twabihawe n'Imana, urwego ugezemwo mu mwuka ni Imana. Abantu benshi baramukurikira, barimo n'abagore bikubita mu bituza bamuborogera. Yesu arabakebuka, arababwira ati, bakobwa b'i Yerusalemu, ndimundirire, ahubwo mwiririre n'abana banyu, kuko imisi izaza bazavuga bati, hahirwa ingumba n'inda zitabyaye n'amabere atongeje. Umva amagambo Yesu yababwiye, yari amagambo akomeye. Ari azamuka musozi Goligota, yikoreye umusaraba umuremereye, bamushyizemo kamba rya mawa ku mutwe. Ariko hari abantu bita abakristo bakagira imitima ikakaye, mitima itababarira, mitima idacishwa bugufiya. Twibutse gusa mirimo ya Yesu yakoze, mibabaro yahuye nayo, twaca bugufiya mbere y'Imana. Abantu benshi baramukurikira, nago bapfuye kumureka. Mwami wacu yadukijije byinshi, yatubwirizaga ijambo ry'ukuri, baribuka iyo mirimo. Abantu benshi baramukurikira, barimo n'abagore bikubita mu bituza bamuborogera. Ababyeyi navuga se, ababyeyi bagiraga ishaka ry'umurimo. Bona mu iki gihe cya Yesu, mu abo bantu benshi bamukurikiye arimo n'abagore, nko Bibiliya ivuga, bikubita igituza baboroga hamwe na Kristo kubw'imibabaro yari afite. Yesu ageze hagati ku musozi, aba babyeyi bamukurikira baboroga. Yesu ayumva amajwi yabo,
hano 28 ravuga ko Yesu arakebuka arababwira ati abakobwa b'i Yerusalemu ndimundirire ahubwo mwirire n'abana banyu. Bo bashaka kumwereka mibabaro bari bafite. Yo Jésus Christ tubabarire. Bashaka kumwereka nabo ko bari kumwe nawe mu ibyo bibazo afite. Ariko Yesu arakebuka arabareba ati yemwe abakobwa b'i Yerusalemu mwiririre murire n'abana banyu. Iyi minsi ni minsi yo kuririra ubuzima bwawe, kuririra ko uzabona nimba tuzabona ubugingo, tukaririra n'abana bacu ingeso mbi barimo kugenda mu bibiye by'imperuka. Nibyo byo kuririra ubuzima bwawe. Se nanjye nzabona ubugingo, nanjye nzicara mu bwami bw'Imana. Se wicara ukabitekereza. Dore turimo gutegura by'umubiri gusa, ariko by'umwuka mane dukomeze uwo munsi natwe tuzabona ubugingo. Nzi kurimbuka, abazarimbuka bazajyaye ni genomo ni habi bene data. Reka gukora ibibi kuko bibi bizajyana abantu benshi, miliyari z'abantu ku isi bakore bibi. Menya ko iyererezo ryabo ni genomo. Ati yemwe abakobwa b'i Yerusalemu mwiririre muririre n'abana banyu. Umva abantu iyi nyigisho abantu bagombaga kumwiririye bakubwira ko nta mwuka wera ufite. Yesu we umuntu twaje kumufasha tumukurikira koko akatubwirira ijambo ngiryo ati tukamuririre turirire n'abana bacu. Ariko Yesu yabonaga ko ndawushobora kumufasha mu gipimo arimo. Yananirwa yarambirwa. Yesu yabonaga inzira ye irakomeye, kandi by'ukuri bene data inzira y'umusaraba irakomeye kuko yari inzira y'umubabaro. Ariko mwami Yesu arakomeza muri urugendo rwe. Arababwira umurongo wa nyuma, kuko iminsi izaza bazavuga bati hahirwa ingumba n'inda zitabyaye n'amabere atongeje. Ku minsi izaza azavugwa iri jambo. Yesu adushoboje. Niyo mpamvu tukeneye imbaraga. Hari amatorero iki cyumweru yahagaze ku izamu, bantu barimo basenga bihana ibyaha. Mano tubabarire, utwongerera imbaraga, kuko mu iyo minsi izaza tushobora kurambirwa, tushobora gucika intege. Mano tushoboje, tutaza kubura ubugingo buhoraho, tutarimbuka, ahubwo tuzabona ubugingo buhoraho. Ntabwo uri hano gusa, ntabwo uri mu itorero nguzuza umubare w'iki Kristo. Oya, ugomba gushaka Imana mu kuri no mu mwuka. Yesu akomeza urugendo. Ababaye yikoreye umusaraba. Hari abantu bazi ko umurimo w'Imana ni imikino, nukuza kuyiratira abandi, ariko kuyobora itorero n'umurimo ukomeye mu bibiye, uko tuzaribazwa n'Imana. Mano y'Imana ni igipimo ku buzima bwawe. Utabikoresheje neza uzabura ubugingo. Kubika mutungo w'itorero ni igipimo kuri wowe, kuko utayikoresheje neza izakurimbura, ubone ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu iyi Pasika tube maso. Turi munsi wa gatandatu, tusigaje umunsi umwe, gitondo kimwe cy'umugisha, cy'imbaraga, cyo gusohoza buhanuzi. Yesu yahanuye mu minsi 3 azicwa, azabambwa, yicwe, ahambwe, ariko ku munsi wa gatatu azazuka. Ibyo abantu nago bafarisayo nago bashaka kumwemerera. Fuka uyu mwana wa Yosefu na Marie avuga ko urusengero Salomo yubatse hafi imyaka 100 ati azayisenya mu minsi 3 yubatse. Ariko Yesu ntabwo yavugaga nyubako, yavugaga ko ubuzima bwe azapfa kandi azazuka ku munsi wa gatatu.
kandi uwo munsi yazutsemo niyo twita ko ari Pasika, kwibuka ugupfa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Mana tufashe. Sinzi kundu itorero twiteguye mu iki cyumweru, sinzi kundu nawe wagaze. Byakubera byiza ejo kwambara mwenda mushasha, byakubera byiza ejo kurya ibyo kurya byiza, kugendera mu modoka nziza, ariko mutima wawe abazamwizera Yesu Kristo ntago bazarimbuka, bo bazabona ubugingo buhora. Iyi minsi witeguye gute kuzuka kwa Yesu? Masa yagiye ntago twasoma, ariko iri mu gice cya 24 kuri Luka. Kuzuka ari munsi w'igitangaza, yari munsi navuze yo gusohoza buhanuzi, kuko yavuze ko azaca mu bibabaro, ariko azahambwa, azapfa, azazuka ku munsi wa gatatu. Izo nizo mbaraga zagaragaye mu bavuga butumwa. Nimba mufite imbaraga yo kubwiriza butumwa bwiza, nuko Yesu yapfuye akazuka. Nimba itorero Pentekote yabwirije butumwa mu mbaraga no mu bitangaza, nuko ubwo urupfu rwa Yesu gupfa no kuzuka rwahesheje agaciro itorero Pentekote. Iyi minsi benshi barabyanduza, iyi minsi benshi barabisuzugura. Gupfa no kuzuka kwa Yesu kwatuhaye amavuta yo gusengera abarwayi, kwatuhaye amavuta yo kwirukana abadayimoni, kuko abonetsemo imbaraga kubwo gupfa no kuzuka kwa Yesu. Twumvise bikomangoma byinshi, twumvise abanyabwenge benshi bapfuye ariko ntago bazutse. Itoro Pentekote twongere twizere Kristo, twezi inzira zacu, twezi bugingo bwacu. Nabizi ko ejo tuzazindukira mu matorero. Witeguye gute? Wowe tukisha ijambo ry'Imana, wowe usuzuguza ijambo ry'Imana, wowe utakorera murimo w'Imana nguko bikwiriye, wayikoreraga wabivuyemwo, ejo nawe uzaja hari abanyabyaha batihana, hari abindyarya mu murimo w'Imana. Ejo benshi bazazindukira barara mu byaha, ejo bati tugiye kwiziza umunsi mukuru wa Pasika. Oya, banza wisuzume, wihane ibyaha byawe. Kwihana ni inyungu yanje cyangwa inyungu yawe ku giti cyawe, kuko navuze ko nimbari rizatubuza kubona ubugingo buhoraho ni ibyaha. Simbizi nimba ingendo ziracyahari zo kujya Israeli, ariko misingi hari abanyafrika batangaga amafaranga bihumbi z'amadolari bakajya kureba imva ya Yesu Kristo, aho icyo gitangaza cyakorewe, aho ba Petro babo bizeye Yesu Kristo mu zindi mbaraga, aho ntumwa ze zongererwe bubasha kubwo kuzuka kwa Yesu, aho abisi baje kwemera koko yari umwana w'Imana. Agiye kugenda asigira intuma inshingano, ni mugende muzunguruke amahanga yose, mubwiriza butumwa bwiza, uzizera mumubatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Yemwe abapasteri, izo niyo nshingano twasigiwe, bavuga butumwa, iyo niyo nshingano. Tuve mu byaha natwe, kuko ntabwo tuvuga abakristo gusa niyo bashobora guteshuka. Pasika ugiye kuhagarara hera uririmbira Imana, urakwiriye. Ugiye gufata mikro ku munsi wa Pasika, nta kintu kigucura urubanza. Tuyitunganye, kuko gitondo cy'ejo niyo munsi tugomba kwizera tena Yesu mu buryo butangaje. Abari bazimiye, abasubiye nyuma, Pasika ibagarure tena. Abazimye impano z'Imana, abagiritse mirimo myiza bakoraga. Hari byinshi by'Imana byapfuye mu itorero, hari byinshi by'Imana byapfuye mu bugingo bwacu, ariko gitondo cy'ejo ndashaka ko buri muntu yeze uyu munsi. Saba mugenzi wawe imbabazi, tunganya inzira zawe. Ejo nawe uzagira isengesho rya mu gitondo, ushatse wazinduka kare mu nzu y'Imana, bizaguhesha umugisha. Nawe ukagendera n'isengesho uvuga ko Mana wongere uzure ibyawe, ubugingo bwanjye wongere
wongere uzure ntazakurimbuka, uzure impano zawe, uzure umugisha wawe wazimye, ibyaha byatumye tutakihabwa mugisha n'Imana. Yesu atufashe, Yesu atugirire neza. Burwayi ufite, menya ko Yesu niwe wagukiza. Kandi ni umunsi w'igitangaza Pasika, ni umunsi ukomeye, umunsi mukuru ukomeye ku itorero Pentecote. Ariko twararangaye, twahaye Satani inzira. Ndagusabye iki gitondo wongere wisubiremo, wongere wisuzume. Ejo uzazindukire mu nzu y'Imana, ubwire Imana wongere unzure, wongere uzure itorero, wongere uzure ubugingo bwawe, wongere uzure imigisha yanje. Yemwe abantu mwavuye mu bushake bw'Imana, rubyiruko mwikuye mu maboko y'Imana, abantu baririmbiraga Imana, muzatekereza iki ejo? Ko misi ishize nawe wahagararaga hero karirimbira Imana, misi ishize ko wazindukiraga mu nzu y'Imana, dore ugiye kuzindukira mu kabare cyangwa urare mu kabare. Ibyo ntabwo ari inzira yo kubona ubugingo buhoraho. Turabashimiye, Imana ibafashe, Imana ibagire neza. Tuongere tuibuke rukundo rw'Imana, tuongere tuibuke mirimo Yesu yaje kudukorera. Murakoze, Imana ibane namwe kandi muzagire Pasika nziza. Amen. Mukozi w'Imana, Imana imuhe umugisha. Amen. Atwibukije ku kuzuka kwa Kristo, ariko atubwiye uko yapfuye, uko yababajwe, imibabaro yahuye nayo, ariko ngo ni wowe nanjye, yari umwana w'Imana nta cyaha yari afite. Rero turashima Imana ko urupfu rutamuheranye, turashima Imana ko yazutse. Nawe numwizera, nanjye nkamwizera, hari byinshi ari buzure mu buryo bw'umwuka ndetse no mu mubiri, hari byinshi biri bwongere kuzuka. Imana rero itugirire neza. Tugiye gusenga. Turasenga mu buhe buryo? Turasengera abantu bari bamaze kunanirwa, bari bamaze gusinzira, bumvaga hari ibyabo, bumvaga hari impano zacecetse, bumvaga nta rukundo rwa ruki mu mitima yabo, bumvaga bamaze kunanirwa, mbese iby'agakiza bumvaga barabirambitse. Turasengera n'abandi bantu rwose batigeze banakizwa, bataramenya Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko bamwijejwe n'ijambo ry'Imana. Turasengera n'abarwayi muri rusange, Imana ibagereho, kandi dusengere n'umurimo w'Imana, dusengere n'igihugu cyacu. Urakoze Mana ishobora byose, urakoze kubw'ijambo ryawe. Kristo wanesheje igorogota ku musaraba, mu izina rya Yesu turagushimye kubw'imirimo myiza wakoze, turagushimiye. Tukweretse ubwoko bwawe witangiye igorogota ku musaraba. Hari abari barakijijwe, barekuye, barambiwe, bananiwe, ibibazo n'ibyinshi birabaruhije, intambara z'isi zirabagoye, barumva baranamutse. Uyu munsi wongere ubazure, uzure impano zasinziriye, bongere ubahe imbaraga, ubahe ibinezero w'umwuka wera, ubahe ibyishimo, ubahe kukubona mu izina rya Yesu. Uyu muntu turamusengeye wagiraga imbaraga zo gusenga ariko amaze kunamuka. Uyu mubyeyi, uyu mugabo, uyu musore, uyu mukobwa, Mana wongere ubazure, uzure impano zabo, wongere ubuzuze umwuka wera. Mwami wanjye wongere wigaragaze. Turusengeye abantu batarakumenya ariko bakwijejwe n'ijambo ryawe. Uyu munsi ubandukure mu gitabo cy'abarimbuka, ubandike mu gitabo cy'ubugingo, bakwizere nk'umwami n'umukiza. Aba bantu Mwami, uyu musore ufite inyota yo kukumenya, uyu mugabo, uyu mugore, uyu mukobwa, ongera Mana muha agakiza, muha ubugingo kandi bwinshi. Urakoze Mana. Dusengeye abarwayi, indwara z'ibyorezo, indwara z'imyuka mibi, imbaraga z'Imana. Kristo wanesheje, mu mibyimba yawe niho dukirira indwara. Bakize, bakize impumyi humuke, iyi ndwara ya kanseri, indwara ya diabete, uyu mwijima wa hepatite, imbaraga z'umwijima. Uyu Mwami Yesu bakozeho ikiganza mu izina rya Yesu. Uyu muntu ufite icyangiro, uyu muntu ufite imibabaro, uyu muntu urushye, uyu muntu ufite intonganya mu rugo, uyu muntu urushye, uyu muntu ubabaye, uyu muntu Mana umeze nk'uri mu bwigunge, uri mu kazitiro. Uri Imana ukura umuntu mu kazitiro, ukamumurikira umucyo, ukamukura mu mwijima. Yesu w'i Nazareti, hembura abantu bawe, zura imitima yabo, baha ibyishimo, bohora benshi kandi bagubwe neza. Urakoze Mana.
mana kubw'umurimo mwiza twumvise. Urakoze kubw'ijambo ryawe rihembure benshi, abarushye baruhuke, abarwayi bakire, babuze igisubizo bakibone, abacitse intege basubizwe mu imbaraga. Urakoze ni mu izina rya Yesu turaseze turinginze, twingingiye itorero, twingingiye abera, twingingiye abashumba, twingingiye abakristo, twingingiye abakozi bawe, kugira ngo mana ugire ikintu bakorera iyi Pasika, ntibasige nk'uko bari. Buri muntu wese ahembukira imbere yawe. Dusengeye igihugu cyacu, dusengeye abayobozi bacu, dusengeye abayobozi bacu, turabingingira Imana, komeza ubafate amaboko, komeza ubashyigikire, uhereye kuri perezida wacu kumanuka kugera hasi. Bose ubagirire neza, bose ubiyereke, bose ubigaragarize. Mwuka w'Imana ujye ubatindaho cyane. Dusengeye igihugu cyacu mana, ukizunguruke, intara zose uzizunguruke, imipaka yose uyizunguruke, kirere cy'igihugu cyacu cy'Imana ukibemo, ugitindemo. Mwuka w'Imana gikontrole. Urakoze kubikoze, urakoze kuri kumwe natwe, urakoze kudushyigikiye. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe, Imana ibaha umugisha, Imana iha umugisha umukozi wayo, Imana iha umugisha ijambo ryayo rihabwa umugisha. Kandi rero ni ukuri nuryizera ntabwo uguma uko wari uri. Rero reka tuhe telefone kugira ngo tunabafashe mu buryo burambuye. Telefone yanjye ni 0788 50 98 944 0788 50 98 944 na 0722 74 34 931 0722 74 34 reka mushumba nabahe telefone kugira ngo tubafashe mu buryo burambuye. 07 824 9 murakoze. Philadelphia, Imana iratsinda.